mfite ipfunwe yo kwitwa umwana w'umwicanyi. Data umbyara agize uruhare rubi muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Data waramemukiye, waneye agahinda n'ibikomere mu mutima wanjye, wansigiye agahinda aho rimwe na rimwe nashatse kujya nivutsa ubuzima ngo ndebe ko nava muri nosi y'amaganya n'agahinda. Umutima wanjye wuzuye intimba no kuba ntazi inkomoko yanjye. Ubu mu ndebuku ababyeyi banjye ntabwo nzi ijambo kuba nakita umuntu ngo mama, kuba nakita umuntu ngo papa. Nanjye nkaba nifuza kuba nafatwa neza nk'abandi bantu ko bafatwa. Mumfashe mu nyegere, byibuza nimba hari n'umwe wawe arabuze umuvandimwe muri jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa hakaba hari umubyeyi uri hano wabuze umwana we, ndamwingiza mfashe anyegere. Ahari wasanga uwo muvandimwe yabuze, cyangwa se ahari wasanga uwo mwana yabuze, yaba ari njyewe. Rubyiruko, igihe kirageze ngo twiyubakire u Rwanda basogokuru na basogokuruza bahoze barota. Imbere yacu ni heza, iyo urebye neza urahabona. Twumve ko u Rwanda ari urwacu, twumve ko Ubunyarwanda ari icyomoro, ari urukingo, ari ejo hacu heza. Ndi Umunyarwanda ni igitekerezo, ni spirit turimo, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Muyifate gutyo. Hari umuntu ushaka kuba adafite umwuka umugenga, hari uwabaho. Ndi Umunyarwanda nka yangobyi, nk'umwuka ugomba kutubamo ugaragaza isano muzi Abanyarwanda dufitanye. Uri Umunyarwanda na mugenzi wawe ni Umunyarwanda, icyo duhuriyeho kirakomeye cyane, kiraruta n'ibindi byadutandukanya. Nk'uko ubuyobozi bwacu bwawufashemwo umujyo, twahisemo kuba umwe. Duhitamo kuba Abanyarwanda, ukareba muri Munyarwanda ukamubonamo Ubunyarwanda, c'est tout.